murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nk'uko mubivuga tubivuganye kenshi, mubitubwiye kenshi, twagiye kenshi hariya kuganira n'izi nzego ndetse n'abaturage, ariko ikibazo gihari mbona gikomeye ni ikibazo cy'imyumvire, mindset, kandi kiri ku bayobozi, ku baturage cyangwa natwe abayobozi. namwe ntabwo muri shyashya. Ni ikibazo kiri kuri twebwe abayobozi no ku baturage, ariko nemera yuko abayobozi twe duhindutse tukabona ko ari ikibazo abaturage twabafasha kandi bakabivamo. Kuva icyo gihe 2018 kugeza umunsi 2026 no mu nama y'igihugu y'umushyikirano iki kibazo cyongeye kwitswaho nyuma y'imyaka 8. Akarere ka Gicumbi kari mu turere dufite ubukene buri hasi. Ubukene ku rwego rw'igihugu twumvishe ko ari 27%, ariko akarere ka Gicumbi ubukene duherutse gupima bwari ku rugero rwa 13%, ariko kakaba nanone akarere ka mbere mu bana bagwingiye. Ariko noneho mu gushaka gusubiza abayobozi bose wumva bavuga, ujya wumva bavuga ko umusaruro wagabanutse, abaturage badafite ibyo kurya, bashinja imyumvire. Ubundi umuyobozi nyawe arya nyuma, leaders eat last. Ariko dufite abayobozi who eat fast kandi ntibasigaze. Kuva wavuka kugera uvuye kuri iyi si, ushobora gusanga nta na rimwe uzigera usohoka hanze ngo ujye mu bantu utambaye. Imyenda yawe nicyo gikoresho mutajya mutandukana na rimwe, irasa naho ari kimwe mu bikugize. None kubera icyo uyigurira aho ubonye hose? Abantu baha agaciro imyambaro bagurira imyambaro yabo muri Choice Fashion. Iri duka ry'imyenda niryo ryavumbuye ibyo kwambara ukaberwa kandi udahenzwe. Amakostume meza ava muri Turukiye, inkweto nziza wambara muri office ziri mu moko atandukanye, amapantaro y'abagabo meza harimo jeans, cotton ndetse na matisi, amakoti yo kwifubika, imyambaro n'inkweto bya sport, amashati meza yo muri office na casual, imyambaro y'abadamu, inkweto, amasakoshi, amavalize meza, imikandara, cravate, t-shirt nziza n'ibindi byinshi cyane. Choice Fashion iherereye i Remera ku Gisimenti ukiva muri rompo yo kwa Rando werekeza kuri Stade Amahoro. Ni mu nyubako yitwa Ikaze House. Hari icyapa kinini kituranga, winjira muri iyo nyubako ukamanuka escalier ugahita ubona Choice Fashion imbere yawe. Hamagara 07 88 61 0692 cyangwa 07 88 24 9054. Choice Fashion, igisobanuro cyo kwambara ukaberwa. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibyiza ukurikira Primo Media Rwanda, makuru n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi. Tugushimire cyane ku musanzu wawe udutera nawe udutera imbaraga zo gukomeza kukugezaho amakuru n'ibiganiro. Nge nitwa Ndayisenga Clement, ariko ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na Mukama ndetse na Karinijabo. Tugiye kubana rero mu kiganiro kigiye kwitsa muri rusange ku kibazo cy'igwingira mu bana b'u Rwanda. Ni ikibazo kimaze imyaka myinshi kivugwa, ariko nanone kugira ngo gikemuke biracyasaba imbaraga nyinshi, kuko ahubwo imibare haravuga ko igabanuka tugendeye ku mibare iherutse gutangazwa n'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare, kuko igwingira mu bana b'u Rwanda ryavuye kuri 33% ubu riri kuri 27% ku rwego rw'igihugu. Hanyuma akarere ka Gicumbi ni kamwe mu turere dukize kubera ko gafite umukamo mwinshi, gafite amagi menshi, gafite n'ibindi byinshi bifasha abaturage mu iterambere. Ariko nanone wahuza iyo mibare nk'akarere ka Gicumbi urasanga ari akarere gafite igwingira ryinshi, aho uraza gusanga mu bana 100 b'Igicumbi bari munsi y'imyaka 5, 40% muri bo
baba baragwingiye. Mu bakurikira Primo Media hari ikiganiro twakoze tuvuga yuko hari ibibazo bimwe na bimwe byugarije umuryango ushobora gufata nk'indwara y'icyorezo, kubera ko iki kibazo kiravugwa yego, ariko nanone kugira ngo gikemuke ukabona ko imbaraga zishyirwamo no gukemuka bidatanga umusaruro wifuzwa, kandi umwana wagwingiye ubwo no mu mitekerereze ye, mu iterambere ry'igihugu ingaruka zizagaragara no mu gihe kiri imbere. Tukibaza tuti se kuba ibyavuzwe kera, urebye no mu mwiherero wa 2018 ni ikibazo uwo mukuru w'igihugu yikijeho cyane, abaza akarere ka Musanze, akarere ka Karongi, icyabuze minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yari kaboneka akavuga ati ntacyo twabuze, ikibazo ni twebwe abayobozi, ati ntabwo ari abaturage gusa imyumvire. Ikibazo kigenda kiba ikibazo, buri gihe haba inama kikavugwa ikibazo, igwingira, imihigo, ariko kugeza mu munsi umuti urambye nturaboneka. Nagira ngo Karinijabo na Mukama dufatanye muri rusange turebere hamwe igitera igwingira mu bana b'u Rwanda ndetse n'icyakorwa kugira ngo rihashywe. Natangira mbaza Mukama, ese kurwanya igwingira ubundi mu Rwanda birashoboka? Abakoze cyane kamanze nanasuhuza abadukurikiye muri rusange, yego bari mu bice bitandukanye by'isi yose. Ntekereza ko nge numvaga ahubwo twatangira dusobanura igwingira icyari cyo. Yego. N'abapimirwa igwingira. Yego, igwingira ubundi risobanurwa nk'ikibazo cy'imirire mibi ihoraho cyane cyane ku bana bato, ubwo hano mu Rwanda tuvuga ko bari munsi y'imyaka 5, gituma bakura nabi mu burebure ugereranyije n'imyaka yabo. Umwana ufite igwingira bari mugufi cyane ugereranyije n'abandi bana banganya imyaka, ubwo ntabwo abana bagufi bose Yego. bagwingiye, ako kantu abantu nibaga interprete nabi. Yego. Igwingira rero mu magambo yoroshye bituruka ku kubura indyo ihagije kandi ikungahaye by'igihe kirekire. Akenshi bigaherekezwa n'indwara zigenda zisubiramo nk'impiswi, indwara z'inzoka, malaria, ibintu nk'ibyo ngibyo. Impamvu rero nyamukuru zitera igwingira ni ukubura indyo ihagije, kubura proteine, vitamine, imyunyungugu biriya byose, cyangwa se umwana ashobora kugwingira kubera ko atonkejwe neza. Yego. Ya minsi 1000 batubwira. Umwana ashobora kugwingira bitewe n'umwanda, kunywa amazi mabi, kurya ibiryo yanduye. Umwana ashobora kugwingira bitewe n'ubukene, Yego, n'ubumenyi buke ku mirire ababyeyi be bafite. Ko nk'ako karere ka Gicumbi mu kanya uhereyeho uvuze ibyiza byako n'ibyo gafite. Yego. Umwana ashobora no kugwingira kubera ko umubyeyi amuvuza nabi, atabyitayeho bijyanye no kumuvuza. Igwingira rero ntabwo rigira ingaruka ku mubiri gusa, ahubwo rigira ingaruka no ku bwonko bw'umwana, bukura nabi, kwiga bikagorana, umwana akagira imbaraga nke n'ubudahangarwa buke ku ndwara umubiri we. Iterambere ry'igihugu rero riradindira bitewe n'abaturage badafite ubushobozi bwuzuye bwo gutekereza. Iyo umwana amaze nk'imyaka 2 agwingiye buriya akenshi nibyoroshye kubikosora burundu, abantu bamenya ko kantu biramuherekeza ubuziraherezo. Igwingira rero ripimwa rite? Ndagira ngo abantu tujye muri mudu tubanze twumve. Yego. Uburebure bw'umwana ubugereranyije n'imyaka, bakunda kubyita miwaka, njya numva, ariko abajyanama b'ubuzima bafite akantu bapimiraho niba ari mu muhondo, mu mutuku, cyangwa bagashyira ku kaboko. Iyo umwana ari munsi y'imyaka 2 ku bipimo mpuzamahanga afite ibibazo nk'ibyo ngibyo usanga bifatwa nyine nk'igwingira. Ubwo nagira ngo tubanze twumve igwingira icyari cyo naho rikomoka n'ibimenyetso byaryo n'iki. Wowe wahereye ku mibare rero ya 27% biriho mu 2025, bivuye kuri 33 byariho mu myaka 2020 ngira. Yego, urumva ni impuzandengo y'imyaka 5. Ikindi leta yari ifite gahunda y'uko ngo izabigeze kuri 19% muri 2025. Ariko turacyari kuri 27. Urumva yari ifite intego yo gukuraho 14, none yakuyeho 7 mu myaka 6. Mu myaka 5 yari ifite gukuraho 14, ariko mu myaka yavanyeho imyaka 5 yavanyeho 6. Bivuga ngo ntako itagize, kuko ibintu by'igwingira nubwo tubivuga gutyo bisanzwe. Yego. Ariko ingaruka zihera mbere na mbere ku muryango w'umwana, zikazanototera hazaza h'igihugu. Noneho impamvu nabivuze ngo ntako atagize, ntako itagize, ndavuga leta ntako itagize. Iyo mibare murayivuga nkumva ngize ubwoba, kubera yuko ni ikintu kigoye guhinduka mu gihe kiri kuri iyo mpuzandengo.
27%. oya njye impamvu nanjye navugaga ngo ntako ahubwo yagize nuko ibikenewe byose birahari abo bireba barahari. Reka tubanze twumve uyu muyobozi mu mwiherero wa 2018 wumva igihe byavugiwe. Umuyobozi ubwe yiyemerera ko aribo bagira uruhare mu kugwingiza abana b'igihugu. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nk'uko mubivuga tubivuganye kenshi, mubitubwiye kenshi, twagiye kenshi hariya kuganira n'izi nzego ndetse n'abaturage, ariko ikibazo gihari mbona gikomeye ni ikibazo cy'imyumvire, mindset, kandi kiri ku bayobozi, ku baturage cyangwa natwe abayobozi. namwe ntabwo muri shyashya. Ni ikibazo kiri kuri twebwe abayobozi no ku baturage, ariko nemera yuko abayobozi twe duhindutse tukabona ko ari ikibazo abaturage twabafasha kandi bakabivamo. ngira ngo muramwumvise Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yarakiri Kaboneka n'abandi bagiye bagira icyo babivugaho, aho yabazaga abayobozi batandukanye kuva icyo gihe 2018 kugeza uyu munsi 2026 no mu nama y'igihugu y'umushyikirano. Iki kibazo cyongeye kwitswaho nyuma y'imyaka 8. Reka nanone tubanze twumve umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare Ivan Murenzi, twumve icyo yakivuzeho mu nama y'igihugu y'umushyikirano, hanyuma noneho tuze duhera kuri iki kibazo. Ngira ngo turaza no kumva bimwe mu byavuzwe na Dr. Charles Murigande. Ubwo umukuru w'igihugu yamubazaga icyabuze kugira ngo Afurika ive aho iri, ye gukomeza kuba inyuma y'abandi. Ubwo ni n'u Rwanda by'umwihariko bavuga. Reka tubanze twumve Ivan Murenzi. Dr. Charles Murigande turaza kumwumva tugana ku musozo. Akarere ka Gicumbi kari mu turere dufite ubukene buri hasi. Ubukene ku rwego rw'igihugu twumvishe ko ari 27%, ariko akarere ka Gicumbi ubukene duherutse gupima bwari ku rugero rwa 13%, ariko kakaba nanone akarere ka mbere mu bana bagwingiye. Kakaba akarere ka mbere mu bana bagwingiye, ni ukuvuga ngo abana bari munsi y'imyaka 5 bagwingiye mu karere ka Gicumbi ni 40%. Aha bishatse kuvuga iki? Ubitekerejeho muri kwa gusesengura, ntabwo ari ikibazo cy'ubutunzi cyangwa se cy'ubukene, ndetse ako karere kari mu turere tugira amata, n'aya matungo aciriritse minisitiri yavuze, inkoko birahari. Ikibazo ni iki? Ikibazo ni imyumvire no kudasobanukirwa. Bivuze ngo umubyeyi arabyuka mu gitondo akagaburira umwana ikirayi cyangwa ikijumba, ya magi akayajyana ku isoko, cyangwa se ya mata yose akayagurisha. Aha rero ubyibajeho ni ugufatanya abaturage bose badukurikiye kuvuga ngo uko kugwingira kugira ngo kumanuke, nubwo leta yihaye iyo ntego, ariko tuyifatanyije mu myumvire yacu hari icyo twakora natwe. Urwo ni urugero nanze, bivuze ngo aho tujya gufatanya kw'abaturage, gufatanya kwa private sector no guhiga ibintu bifatika, hari aho byatugeza. Soza your excellence, navuga ko mu by'ukuri aho tugeze imibare usuzuma ari ibintu by'ingenzi, kandi turabashimira ko mwabihaye agaciro, kandi dufite intego nk'ikigo cy'ibarurishamibare kugira ngo dukomeze kubaka ubwo bushobozi muri leta no muri private sector, kugira ngo dusuzume tumenye aho tuvuye, aho tujya, n'ibibazo uko bimeze. Ku mihigo navuga ko imihigo ari ibintu by'ingenzi. Umuntu wese uri hano yibaze mu myaka 25 iri imbere, no kuvuga icyerekezo 2050, ugira ishusho ufashe, wibaze ngo igihugu niba gifite izo nombero, we ku giti cyawe nizihe. Murakoze. Ivan Murenzi urumva ko yabisobanuraga ati akarere ka Gicumbi ni kamwe mu turere tw'u Rwanda gakize kuko gafite ubukene buri ku gipimo cya 13%, ariko nanone wagereranya no ku rwego rw'igihugu mu migwingirire ukibaza ko akarere gafite umukamo, gafite inka, katanakennye. Niba akarere gakize mu rwego rusange, tubabwire ko akarere ka Gicumbi niko ka mbere mu Rwanda mu gukamwa amata menshi. Ni nako karere gafite imirenge myinshi kuko gafite imirenge 21. Hanyuma rero niba akarere gakize ariko byagira mu bana bakagwingira, ese niba abandi muri Gande yavugaga koko barya bagacura abana barya bonyine muri Gicumbi? Ibyo nabyo umuntu ashobora kuba yabyibaza. Ariko noneho
kugira ngo noneho dusubize amaso inyuma, natangira mbaza Mukama, igwingira muri iyi myaka ko ari ryo ririmo gukaza umurego kandi ari bw'igihugu cyateye imbere nk'uko mu mibare bigaragazwa. Bihuzwa biti iyo mibare igaragaza ko igihugu cyateye imbere ariko abana akaba ari kugwingira. Umusaruro w'ubuhinzi uriyongera, amatara azamuka, amafi, inka zariyongereye byose, ariko abantu barushaho kugwingira. Ngenda ahita mpera kuvuga ngo abantu bazi indyo yuzuye icyo ari cyo. Ubwo ni abantu ubwo uravuga abandi, abaturage muri rusange. Muri rusange randi mu rugiye ukabaza umuntu uri kwigendera uti indyo yuzuye ni iki? Yemwa uzi indyo yuzuye icyo ari cyo? Ngwino hano reka tubaze uyu mwana uri hano hafi yacu. Uravuze ngo random muri dupfa umuntu tutitaye. Yego niko yemwa biti ni byiza. Indyo yuzuye uzi icyo ari cyo? Yego. Ngaho sobanurira abantu badukurikiye indyo yuzuye icyo ari cyo. Indyo yuzuye ni ibiryo biguha intungamubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Hanyuma duha urugero kuri buri cyiciro. Ibitera imbaraga ni ibihe? Mu bitera imbaraga harimo ibijumba. Yego. Hanyuma ibirinda indwara harimo karoti. Ubwo ni imboga. Imboga muri rusange. Ibyubaka umubiri noneho. Ibyubaka umubiri, amagi, inyama, ibikomoka ku matungo n'ibindi bikomoka. Urakoze cyane. Uyu mwana afite imyaka 10. Afite imyaka 10. Yarize. Warumbwiye ngo dufate random muri. Uyu mwana yarize. Dufate umuntu tubonye aho. Tugize amahirwe duhita tumubona. Uyu mwana yarize. Ni amahirwe wabona, niyo mpamvu atari muri babandi bagwingiye. Ariko bari abantu ese murabizi neza ko umwana yagejeje ku myaka 2 agwingiye biba birangiye atazakira? Twabibonye se. Twabibonye. No kuvuga ngo uwo mubare niba agejeje ku myaka 2 ubwo tayari wamaze kugumaho ntuzigera uvaho. Yego. Wenda hazabaho kumwondora, kumugoragoza, kureba ko yaza kura gusa nyine akarenga hari, ariko kugwingira n'ingaruka zabyo ntazabicika. Yego. Ubwo ngubwo niba dufite abana bagwingiye tukaba dufite icyerekezo 2050. Yego. Abantu bumve muri icyo cyerekezo abantu tuzaba dufite bari kutuyobora, bari kutwigisha, bari kuturindira igihugu, bari. Yego. Wongereho ko intumbero ari uko u Rwanda icyo gihe ruzaba rufite ubukungu bushingiye ku bumenyi. Kandi ntabwo wagera ku bumenyi waragwingiye mu mitekerereze. Rero mwari mumbashije ngo kubera iki ibintu bisa nkaho wenda twanabimenye ko tubifite akaba ari bwo ibintu byabaye bibi. Icyambere ndahera ku myumvire. Waruvuze imyumvire, ariko nugira imyumvire. Yego. Mukama, abantu bakoresha ijambo imyumvire barikoresha nabi. Ni imyumvire myiza, ni imyumvire mibi, ni yabandi. Oya, imyumvire kuri iki kibazo uhita wumva ko leta atari imyumvire myiza. Urumva bafite amakuru adahagije ku bintu bibatera ibyo bibazo. Kubera ko akenshi usanga abo bantu bafite iyo mirima, abo bantu baba mu giturage, aho bakita mu giturage hari ibiryo bikiri fresh binatandukanye n'ibiri hano rega. Urukumva? Rero ntekeza imyumvire ya mbere iri ku muturage, iya kabiri ku muyobozi, ari naho bikomereye cyane. Mukamati, impamvu ya mbere atanze ni imyumvire, ariko se nusubiza amaso inyuma natwe ushobora gusanga uko twakuze. Yego. Ibyo twaryaga ugiye kureba muri biriya bitatu n'ubundi umwana tubwiye, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga, uzasanga abanyarwanda benshi n'ubundi mu byo barya ibiryo byabo barabiryaga gutyo, kandi ku kubitegura wenda bashyiramo uburyo wavuga ngo buvuguruye twakwita iby'abanyamujyi, kubitondeka uko ugasanga siko abanyarwanda babikoraga kandi ntibagwingiraga muri icyo gihe. Ariko wibuka ko icyo gihe n'imibare n'ubushakashatsi no kubitangaza ntibyakorwa. Ntiwamenyerera aho ngaho wenda tubishyiremo mu dukubo, aho ngaho utaranabishyiramo. Yego. Twebwe wenda ngewe aho nabyirukiye mu cyaro cy'iwacu,
wanyuraga munsi y'urugo ugasanga ikivoka cyaguye ukabura gifashe ukabura gitamiye ubwo uvuye mu rugo ukubise ikijumba wenda ubwo ari igihe wagitoraguraga avoka n'ikijumba gifite mu ntoki vuba ugahita amata agahita abyara amavuta wava ku ishuri ukanyura ku mapera yo kwa Mukamana ugasanga areze ukayanja wajya mu rutoki ugasanga igitoki cyaguye mu rutoki cyarahiye wanyura kwa Kerema bari gukama batakira amata shawa kana wanyura ahandi bari guhakura ati akira ubuki n'amagi wasangaga mu rusambu noneho amagi wasangaga inkoko zateye ugatora n'ibyo bintu icyo gihe byari bitaratangira guhabwa agaciro cyane faranga voilà ego noneho icyo gihe ugasanga abantu barabifite none ibuka ko twajyaga tugemura ibijumba mu isoko tukabisigaye tukabimena igitebo ari 200 oya wamenaga ibijumba ugacyura igitebo cyarushije agaciro ibijumba n'uyu munsi hari umuntu wambwiye ngo biracyarata mu byaro haraho bikiri yarabimbwiye mu minsi ishize ambwira ati rwose umuntu arabijyana ukabona n'amafaranga bamuhaye kuko naramubazaga ntisi yambwiraga igiciro nkamubaza ntise ko numva uramutse uhaye umuntu ikiraka cyo kukujyanira umufuka w'ibijumba ku isoko ukamwishyura ko numva n'imbaraga uba warashoye n'iki ubuhombye kubera ko rero ugasanga wa muntu amafaranga ugiye kumuha nka 70% y'ibyo ugurishije ugasanga n'ubundi icyo gihe ubona ko hakirimo ikibazo ariko umusaruro icyo gihe warabonekaga watubwiraga ati byari ibintu bifite intungamubiri zicyuzuye ifumbire y'imvaruganda ubwo yari itaraza n'ibiki byose n'imiti ngo bigabanye na za ntungamubiri dufite ariko abanyarwanda bari babifite hanyuma ubwo ngubwo ko mu bisubizo duhabwa Mukama yaravuze imyumvire icyo gihe ko tutari twakamenya wenda n'abantu benshi batari bakamenya ngo kubitondeka ibi n'ibi ariko wenda niyo kibazo nigikomere cyane uyu munsi ibyo birahari ati twajyaga mu rutoki tukabibona aho ni twaba tuvuga ko byahawe agaciro mvunjwa faranga yego birucaho noneho bibiyanga noneho naho byahingwaga haragabanyutse yego haza ibindi bibisimbura nubwo tutabivuga muri rusange umusaruro warapfuye niko wabivuga ugerageje wavuga ko wapfuye kubera yuko ubwo naba nkabije ariko umuntu yakabije ikintu byibuza nibwo cyumvikana kubera ko ugiranyije umubare w'abaturage uko wiyongera n'ibyo dusarura ntaho bihuriye na hamwe niba dushobora kuba ariko turacyanafite ubuhinzi butegereza imvura butegereza niba turacyafite abahinzi bagihingira inda ego niyo byagenda gutyo rega turi no mu gihugu cyiza kigwamo imvura gifite n'imiterere byoroshye kuba ushobora gukora ubuhinzi burateye imbere mu buryo bworoshye ariko ntabwo dutera imbere mu bijyanye n'ubuhinzi ibyo rero Mukama avuze n'ubundi birajyana n'ibyo minisitiri n'ubundi w'imari n'igenamigambi Yusufu Murangwa yavuze ko umusaruro w'ubuhinzi ukiri muke cyane aravuga ati nk'uko minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi yabivuze turasabwa gukora cyane tukazamura umusaruro ukaba ujyanye n'ubwiyongere bw'abaturage ibyo Mukama yaravuze nabyo biri mu ntandaro y'icyo kibazo ariko noneho mu gushaka gusubiza abayobozi bose wumva bavuga ujya wumva bavuga ko umusaruro wagabanutse abaturage badafite ibyo kurya bashinja imyumvire bamwe yego nibyo ariko nujya kureba ku rwego rw'igihugu abo bose bafite abana bagwingiye bafite ibyo biryo ikibazo ni ukubitegura ngewe nigize njya mu karere ka Nyabihu yego ari ikirakana n'ifite cya RBC cyo kujya mu turere nzenguruka ndeba yego ibijyanye n'igwingira agiye mu turere two mu majyaruguru mu burasirazuba mu majyepfo no mu majyaruguru no muri Kigali abantu benshi bafite ubwo ni naho abayobozi benshi twavuga batuyemo ndavuga abayobozi bo mu nzego z'igihugu yego nkuru yego abenshi ngira ngo ni muri Kigali batuye yego ushobora gusanga yasigiye umwana umukozi ariko ntamenye niba koko ayo mata yayamuhaye yego icya kabiri abagore bamwe b'iki gihe basigaye banga konsa abana ngo amabere atagwa ngo amabere yabo atagwa aha ko mu minsi 1000 umwana ibicyo akeneye byose intungamubiri yuzuye abayikura muri iryo bere uri kuvuga ngo ntirigwe aha noneho no kubonsa hari abatabonsa n'ababonsa igihe gito yego wagombye ko umwonsa byibuze imyaka 2 yego amezi 6 ya mbere yo wagombye kuba ari itegeko nitegeko ariko noneho hari n'umwana utanonka n'icyumweru hari n'ababonsa igihe gito bishingiye ku nshingano ngo bafite inshingano zaruse gutanga uburere akabaragiye akaza kongera kugaruka kumwonsa saa 6 akabaragiye noneho kumwonsa ku mugoroba urumva harimo kumwonsa
igihe gitoya bitewe ngo n'inshingano, harimo abatabonsa ngo amabere atagwa. Ntabwo ari nko muri Tanzania mu nteko bigize kuzanamo ko hari n'ababyeyi noneho bayasangira n'abana. Ubwo mu Rwanda twizere ko nta bihari, amashereka n'abana. Ubwo mu Rwanda twizere ko ho bidahari, ariko noneho wa mwana na twa tundi umusigiye tw'imfashabere ntuzi niba twamugezeho, kuko umwana ntumubona ameze nk'umuturanyi kandi uri umubyeyi we. Ibaze ko noneho hari n'abaduye umuco wo kwikama ngo bayabike. Ariko biriya bintu biri konseye ubundi abantu bo mu nzego z'ubuzima bazatubwira. Mu byo ngewe nasomye ubwabyo ntacyo bitwaye, gusa birimo risike nyinshi. Ubuziranenge bwo kuyabika se n'isuku, kubera ko amashereka ni ikintu cya mbere cyandura mu buryo bworoshye cyane. Kandi noneho hari igihe nka mikorobe ishobora kuba iri muri iki gikombe, washyiramo amata ntihite ibe multiple mu buryo bwihuse, ikaba idashobora no kugira ikigutwara. Ariko amashereka wayashyiramo isaha imwe, ako kanya agahita yihuta. Bisaba isuku irenze uko wabitekereza nyinshi. Ikindi amashereka aba yatakaje, hari umwuka uba mu mitsi usohokana n'ariya mashereka, kubona ko amashereka ava mu muntu ajya mu wundi atagize hanze, nta intermediaire ibamo. Rero uriya mwuka uratakara. Ahubwo se RBC n'izo nzego kuki batigisha abantu n'ibiyo porogaramu, ni ya migabo n'imigambi, apana porogaramu twavugaga, tekinike yo kwikama yaraje, kuki batigisha ababikora uburyo buboneye bwo kubikora, kubera ko niba koko bifasha n'ubuzima bwihuta. Niba ayo mashereka ashobora gufasha umwana, izi nzego nta buryo zifite bwo. Abantu benshi, abaganga benshi banga kugukonsiya kubika amashereka ngo nyine umwana uze kuyamuha nyuma, kuko rwose biragoye uburyo bwo kuyabika. Ariko se mukaniba byaragaragaye ko bikorwa, batereriye cyangwa bareke bakomeze bayaduhera abana bimeze gutyo nabi. Erega uwo mwana ushobora kumuhereza ayo mashereka yakamwe, noneho atabitse neza, ushobora kumuha ayo mashereka wikamye, ukamutera ibibazo bindi byinshi kuruta ibyo akabaye mukiza. Indwara zo mu nda ziterwa n'umwanda zica abana ako kanya, kandi twabonye ko biri mu mpamvu zitera n'igwingira. Iyi none indwara z'isuku nkezo noneho yaza umwanda, yareka nta suku, ni isuku cyangwa n'umwanda, ibyo bintu n'ibindi. Yego, hari n'izica umwana ako kanya, ku buryo nyuma y'amasaha 24 rwose atakaza ubuzima. Kandi no mu mashereka zishobora kuba, urumva risike ziba nyinshi. Yewe hari ikintu nshaka kuvuga ku igwingira. Twarimo turavuga ngo abayobozi ngo imyumvire yabo n'abaturage imyumvire yabo, tukanabijyanirana n'umusaruro uboneka mu gihugu ko wagabanutse. Tumeze nk'aho twamaze kugaragaza ko ikibazo kidashoboka gukemuka. Ese iki kibazo ntabwo gishobora gukemuka? Birashoboka. Ku kindi twari tuvuze hariya ku bijyanye no konsa wenda gato mbere y'uko tuhavaho, ikindi kintu cy'ingenzi iyo umubyeyi atonyeje umwana, bigabanya mu ndimi z'amahanga bavuga relation iri hagati y'umwana n'umubyeyi. Yego. Noneho kandi iyo umwana uri kumwonsa bakubwira yuko ari bwo ubwumvane bwiyongera n'urukundo hagati y'umwana n'umubyeyi. Ariko noneho ibyo bitabayeho mu bwana bwe, ntabwo umwana yongera kukuyumvamo nk'umubyeyi, kubera yuko wamusa nkaho ntacyo mupfana, kuko akubona gake, na kwa kundi umufata uri kumuhoza akureba mu maso umukikira. Buriya andi makosa ababyeyi bakora iyo bari konsa, nko kuba ari kuri telefone, ugomba kuba nta kindi kintu na kimwe. Umubyeyi uri konsa agomba kuba yambaye hejuru, atambaye hejuru. Yego, umwana areba neza ibituza by'umubyeyi, urumva yicaye ahantu nta kindi kimurangaza, arebana n'umwana bakina. Kwa kundi umwana azamura udutoki umubyeyi agakoraho, kwa kundi umwana ajya kumukora mu maso, kwa kundi umubyeyi ababwira umwana akajya amusubiza avugiramo imbere. Bya bimenyetso bavugana gusa batakoresheje amagambo, biriya bituma nabyo bidevelope ubwonko bw'umwana, bikanamufasha muri iyo mibanire myiza ye n'umubyeyi uri kumwonsa, kuko n'umugabo n'umubyeyi nubwo batari konsa. Ikindi abagabo nabo bakonse bagirwa inama yo guterura abana hejuru atambaye, kugira ngo amwiyumvemo nk'uko yumva umubyeyi w'umumama. Ibyo bintu ku mwana bikora no
birenga no kuba ari relation y'umwana n'umubyeyi bikagera no kuri character umwana azagira azavukana. hari igihe mu rugo twari dufite agahinja mu gitondo nkajya mbyuka nkazengurutsa kugira ngo izuba rikagereho nkabwira nti rukumva izuba ryo muri Afurika sha nkajya mbyuka mu gitondo mbere yo kujya ku kazi ntuzagashyire ku zuba ryinshi cyane nyabona. oya kutajyana umwanya hanze bitera n'indwara yitwa jaunisse amaso akaba umuhondo akaba yanahuma. So ibyo ababyeyi bamwe ubwo karagaciro kugira ngo nabyo babimenye ingaruka. Noneho ingaruka zitangira aho ngaho urumva wowe uzi ko umwana utamwonkeje nta mwanya ufite ntaki, ingaruka ntabwo zizaza muri uko kugwingira gusa, ariko noneho umwana ntacyo muzaba mumeze nk'aho mupfana, azaba ameze nk'umunyamahanga. Twiga psychology, hari umwarimu wavuze ati nuzajya kubisuzuma neza uri umubyeyi mu rugo, uzatahe uvuye nko ku kazi wagiye umwana wawe mu rugo mutoya wenda nk'uw'imyaka 2-3 gutya wagiye akiryamye, wataha nimugoroba wenda akiri kare gukina n'abandi bana, ubundi ukigera mu rugo feri ya mbere ugasuhuza abana bareka ibyo bari barimo byose bakaza kugusuhuza. Ariko nugerayo ugakomanga ugasuhuza abana akakubona ari kwikinira agapira n'abandi akabifata ntaho nta cyabaye, uzamenye ko kabaye. Ubwo rero nibyo ngibyo nabyo babimenye. Yego, hanyuma reka tugaruke kuri ya mibare 27% ku rwego rw'igihugu Mukama yavuze ko imuteye ubwoba, nayo tuyisesengure. Ni icyorezo. Muri 27% uzi ko haba harimo n'iy'abana babyaye imburagihe. Hanyuma n'ababyawe nabo nabari baragwingiye. Yego, uruhererekane. Uri kubyumva? Ibigaragaza ko kurandura iyo 27% rwo waruvuze ngo birashoboka, biragoye kubera yuko rukomeye kurenza uko abantu ntabwo tujya mu mizi yose. Turi mu giti, turi kurebera mu mashami, ariko ntituri kujya mu mizi. Kuba 27% ariko twahereye ku bakobwa 20,000 barenga baterwa inda buri mwaka. Ubutabera ntibutangwe. Noneho iyo mibare wenda kugira ngo abantu bayumve neza, Minisiteri y'Ubuzima yigaragaza ko mu bana 100 baba baragwingiye, 38% muri bo baba bakomoka ku bana bagenzi babo. No kuvuga ngo baba bavuka ku bana babyaye imburagihe. Sobanurira abadukurikiye kuko iyo ubwiye umuntu 38%. Reka dufate abana mu mudugudu. Wowe fata umudugudu urimo umuntu dukurikiye cyangwa akarere cyangwa umurenge sinza huri. Urumva kusanya abana 100 ubatondesha umurongo. Kusanya abana 100 ubatondesha umurongo. Reka dufate nk'igicumbi. Nurangiza abo muri abana 100 ufatemo 38. Reka dufate ishuri. Reka dufate ishuri. Ry'umwaka wa mbere A n'uwa mbere B. Bari muri ya mashuri y'ikiburamwaka. Yego. Bari muri ya myaka twavugaga munsi y'imyaka 5. None iryo shuri rifite abana 100, amashuri yombi afite abana 100. Abana bomba yo mashuri yombi urayahuje. Uraza gusanga muri abo bana 138 muri bo bagwingiye bakomoka ku bandi bana babyawe nabo. Abana ba nyina babyaye imburagihe. Nukuvuga ngo noneho niturebera muri rusange icyo kibazo cy'igwingira tutagiye kureba ngo ubundi riterwa n'iki. Wa mwana wabyaye undi akaba ruvumwa mu muryango, uwamuteye inda yaramwigaramye, ababyeyi baramwirukanye. Yego, wa mwana we umwana ubwawe yarakifite mu nshingano n'ababyeyi, nawe agiye gufata inshingano ntacyo afite cyo gutanga. Uraza gusanga iyo ngingo nayo ntago igigarukwaho. Reka tunavuga ko ubutabera bwatanzwe mbese. Yego, uwamuteye iyo nda yafashwe agakatirwa nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya. Nabwo ubwo buba butanzwe mu buryo ntacyo reka tubifate gutyo. Yego, ariko se nyuma yo gufunga wa wundi wamuteye inda, hanyuma umuryango w'umwana akomokamo, imiryango yombi igira uruhare mu gukurikirana wa mwana wa mwuzukuru wabo kuri se uri mageragere. Oya, ahubwo bahita bamuca, bamubwira ko yamubafungirishije umwana. Yego, ariko se iwabo uwo mwana ni wabo naho baramuca ko yabatengushye. Ngaho rero none sugo igisubizo cyaba gufata wa musore wateye indura. Oya, ntabwo nge mvuze aho ngaho igisubizo ya ubutabera ni butangwe uko bikwiye, ariko twe turashaka ko uri mwana wavutse. Yego, ava muri 27% dufite.
nicyo twe dushaka noneho akava no muri 38% By'abangavu. b'abangavu babyaye abandi bana bagenzi babo. rero ikibazo nyine muhise muzamura n'ikibazo kandi gikomeye nigeze kumva bakivugaho mu minsi ishize gusa nyine gisa nk'ikiburiwe uko wabitekereza kubera ko umwana ntiyujuje imyaka atewe inda ashobora kuba bimuteye yujuje imyaka cyangwa atanayujuje. fata parametere imwe muri izo. Icyo si cyo kibazo. Okay. Icyo si cyo kibazo kuko icyo kiba ikibazo mu butabera ubwo turi mu buzima busanzwe. Yego. uriya muhungu wamuteye inda cyangwa uriya musore arafashwe arafunzwe nyine arakatiwe ubutabera burabonetse kuko yateye inda umwana utujuje imyaka. wa mwana mumuteye ibibazo byinshi kubera yuko iwabo aho avuka hari igihe bamwirukana bakamuta rwose. Yego. Icya kabiri ya maboko yari kuzafatanya nawe gushaka ya ndyo yuzuye ibiri abari muri gereza nta kintu aba agiye kumufasha. Ariko nta nubwo making ashobora ko atari no muri gereza yamufasha gusa kuko hari n'igihe nayiterwa n'umuntu w'amayibobo. Reka tubyoroshye muri ibyo nayo kuyifunga ntacyo bimara. Reka nkwereke reka tubyoroshye muri ibyo bihumbi 21 twatanzeho impagararizi buri mwaka nta n'igihumbi cy'abafungwa mu babateye inda ugiye kureba ku mibare kuko uzasanga akarere gafite imibare ya 700 kandi uzasanga iyo bakubise inkoni impyisi baba bafite ngo 20 ngo abandi twarababuze ngo abana ntibavuze ababateye inda ngo namuvuga bazamufunga imiryango yarumvikanye abafungwa baracyari bake niyo mpamvu n'umurindi wiyongera kuko abantu ntibatinya gukora icyaha. Ariko noneho ikintu kiriho aho ngaho twakarebye aho ngaho kuri icyo kibazo ariko ntabwo nge ubukene nge ndabona ubukene bw'ibyo turi kuvuga izo ntungamubiri twavugaga nabyo nta bihari ibyo biribwa aho uretse utararenga kuri iyo ngingo njye nyifiteho igitekerezo gishobora kumvwa wenda kuko ibiganiro byacu byumvwa n'abantu benshi kandi ibyo umuntu avuze ntawumenya aho bigera. Ngewe igitekerezo cyanjye mba numva uwo muntu guhabwa ubutabera ko mwana bigomba kubaho ariko byibuze agafungwa anakora igihano nsimburagifungo gifasha kugirira umumaro uriya mwana kuko hari imirimo ya leta uba ushobora gukora leta igafata icya kabiri cy'umusaruro w'ibyo uriya muntu ufunze muri gereza yabonye ikabihereza nk'iriya mirima imihanda na kosori ya VUP imihanda n'ibindi ni byinshi cyane hari amazu yubakwa ushobora no guhabwa igihano nsimburagifungo cyo kujya ujya guhinga mu murima cyane mu byizi. Yego wenda icyo ndi kuvuga ni ukugira ngo na leta itazajya yohereza umukozi nta kibikuramo kuko akazi kaba ari akazi ntifate umusaruro wose uwo muntu wahawe igihano nsimburagifungo ngo uhabwe uriya mwana ahubwo wenda bakagabana. Leta niba yamushyize ku gikwa akajya kubaka niba ari bwo bumenyi asanzwe afite umushahara azajya ahembwa ukagira uko ugabanwa uriya mwana ubwo habaho nanone no gutegurwa abantu kugira ngo byibuze bagire iyo myumvire. Hari n'uwahagaruka azi ko ahubwo agiye kwihorera akagira n'ibindi byinshi. igihano nsimburagifungo ntabwo kivuze ko umuntu afungurwa yagikora ari no muri gereza ukajya ukora iminsi runaka. Ibyo n'indi ngingo nagira ngo tugarukeho muri rusange. Bizamura cost ku ruhande rwa gereza gufata umuntu ukamuvana wenda niba yakoreye icyaha ikigaruka ukamujyana i Muhanga kujya guhingira wamufungira i Muhanga iyo lisansi biragoye. Lisansi ari déplacement igomba kuvana umuntu kandi ntabwo azahiga muri gereza. Noneho ubwo muri izo mpamvu zindi turi kureba zitera icyo kibazo muri rusange ibyo twagiye tuvuga rega tunabyemere hari n'imiryango ikennye muri rusange nubwo tuvuga ngo ubukungu bwarazamutse ariko nanone nujya kureba imirebere ya bamwe uraza gusanga bwarasubiye inyuma ugiye kureba umuryango ku muryango. Byandi ho twahereye uvuga uti voka waranyuraga yahanutse igitoki cyahiye mu rutoki amapera kwa Mukamana usarura urya unyura kwa Kanaka baguha amata abandi baguha ubuki abandi baguha igikatsi ugasanga bya bintu byose urabibonaga kandi ku giciro cya ntacyo. Ubu ngubu rero byose byabaye agaciro faranga n'ibihari bikeya nta bigihari. Noneho uzasanga rero no mu nzira zifashishwa tubanze tubyemere ko abo babyeyi hari ababifite yego hashyirwamo imbaraga mu guhindura imyumvire ngo babitegure babiha abana bwa wa mucuruzi wa Nyabihu wagaburaga abana ibirayi n'ibishyimbo. Ariko twumva ko ari imyumvire rusange hari n'abandi batanabifite. Twagiye gutara inkuru 2018 habaye umuganura bazanye abana bagwingiye ngo babatekere indyo yuzuye hanyuma ababyeyi barahagarara abana bari kubagaburira
ubwo batetse agatoki bashyizemo udushyimbo utuboga tw'utudodo n'igi. Ababyeyi barahagarara bati se twebwe ko mutaduhaye, ati se noneho nimutaduha aba bana nibajya konka nijoro baronka iki? Bivuze ngo niba uri gukemura ikibazo cy'umwana wagwingiye, uri kugaragaza ko agwingiye, menya ngo nyina mu rugo yaramwimye arabifite, nyina waba yariye aramwonsa akabona mashereka. Erega buriya twavuze ko umuntu iyo arengeje imyaka 2 yaragwingiye bigorana, bidashobora nta nubwo bigorana, ntibishoboka yuko agaruka gukira, kandi mugiraho ingaruka ubuzima bwe bwose, ingaruka no mu byemezo azafata cyane. Uwo mubyeyi we nawe rega ashobora kuba yaragwingiye, guhera kuri uwo mubyeyi wo nguwo ukaba urimo umeze nk'urenganya umuntu uri kumubwira ibyo gukora kandi atanabyumva. Ibaze nyine nk'uwo mubyeyi urimo urabaza uti ese we yariye? Nawe barabibajije aho ngaho ubona ko ari ikibazo gikomeye, kandi uwo mubyeyi niwe ugomba guha intungamubiri wa mwana, niwe ugomba kumutekera ya ndyo yuzuye. Ya ndyo yuzuye nta afite yo kumutekera, nawe ntacyo yariye, ugaba asangiye ubusa, nyine urumva ikizavamo. Hanyuma se hari ibintu ndavuga nyine mvuze ngo ibintu abantu bakora, hari ibintu guverinoma ishyiraho nka measures zo gukosora icyo kibazo. Yego, ingamba zagiye zifatwa kuko na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango hari ikigo cyitwa NCDA gikoreramo hariya, gishinzwe n'ubundi kurengera abana muri rusange. Ariko rero ugasanga nanone n'ibyemezo bifatwa n'inzira bimeze nka ya nama yo gufata ibyemezo by'abakene, kubakura mu bukene, hari ugasanga yicayemo nyine NCDA abakire no gufasha no gukura abantu mu bukene niyo nshingano. Oya, nari mvuze inama zijya zibaho ugasanga nizo kwiga ku bibazo by'abakene, ariko mu bantu bicaye muri iyo nama bari kuyikora nta mukene n'umwe urimo, nta nuzi ko burara ko bimeze. None icyo nashaka kukubwira, ibyo byemezo bifatwa, NCDA ni ikigo gishamikiye kuri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Mu gukemura iki kibazo yararebye iravuga iti bari abana bakeneye indyo yuzuye, ishyiraho bapigana n'amasoko ngo abana bafite icyo kibazo mu gihugu bagomba kujya bahabwa igi. Bya bindi byo kujya gukora ibirometero. Noneho ahantu wasangaga umubyeyi ajya gutonda agiye gufata igi ry'umushoramari watsindiye isoko, aje gutanga amagi ku bana bagwingiye mu murenge, mu kagari, ku buryo umubyeyi agenda uwo mubyizi wo kugenda no kugaruka ahantu yagiye birahenze cyane, wongereho cyane. Reka dufate urugero, abantu bazi akarere ka Rusizi. Yego, reba ugiye gufata igi uvuye muri site ukajya ku isoko rya Nyakabuye. Yego, ujya gufata igi, abantu bazi Rusizi, ubwo dutanze urugero rwa Rusizi. Ukagenda urugendo ruruta amafaranga aguze igi, ukagenda ukanagaruka. Wa mwanya wo gutegereza kuko nujyayo uratonda umurongo ku bakubanjirije, mushobora no gusanga yanatinze kuza. Impamvu kino kiganiro twanakise ko abayobozi bari mu bagwingiza abaturage. Yego, noneho urumva ubwabyo umuntu ufite umwana wagwingiye, twamaze kubona ko hari ababyeyi bashonje, kuko uramubwira ati muri bamugaburiye abana mutwereka ngo iryo yuzuye, ningera mu rugo ndateka iki se waronka iki twe mwaduhaye natwe tukarya. Noneho umuntu ugiye kumuha igi rimwe, none iryo gikura arimo uyu munsi warimuha n'ejo bundi, aho kugira ngo ukomeze kumurobera ifi wamwigishije uko ayiroba, ukaba wamuha inkoko wenda 2, akagenda inkoko ko itahirirwa. Ariko rero yego, nabye badashobotse nabo barahari, turabageraho ku cyiciro cyabo. Bagiye baha inka muri gahunda ya gira inka bakazivana ku murenge bazijyana ku isoko. Nabo barahari, ariko tugiye kureba hari ku mibare bashobora kuba bari bo bake. Nkurikije nawe, uretse ko harimo n'ababyeyi nyine, hari imvugo wenda z'ikinyarwanda zagiye zicwa n'izindi bitewe n'ibiragano. Hari ababyeyi barya abana, nk'uko muri Uganda avuga ko abayobozi barya abaturage, barya bonyine ntibahage, bagakomeza agatima kabo kariharehera nka ka gatoki kamenyereye gukomba. Ugasanga umubyeyi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru ntajya arara icupa. Yego, kandi afite abana 2 barwaye bwaki cyangwa bagwingiye n'umunyu mu rugo bwa akayasize n'uhari, ariko icupa akaba yarinyoye.
akaba ari umuntu noneho ameze nk'uwo nguwo twavugaga uwo mucuruzi, niba umucuruzi agaburira abantu indyo imwe mu rugo, none hari n'abandi noneho na twa duke bafite batadukoresha neza. Ibyo biri muri ya myumvire nabyo. Ubwo mu kanya narimo ndavuga nti yego mu kanya narimo ndavuga nti ingamba zashyizweho na guverinoma muri rusange kugira ngo kino kibazo gikemuke ni izihe? Zirashoboka, zirakwiye, kuko twamaze kubona ko ikibazo ubwacyo kiragoye rwose gukemuka. Ingamba reka nze nkwereke ubwo dusubiye inyuma hamwe Murenzi yavuze, umuyobozi w'ikigo cy'ibarurishamibare, aho yagaragazaga ko n'ibijyanye n'imihigo bigomba kuvugururwa. Aha twakwibaza ngo niba akarere hashize nk'imyaka 8 dushingiye ku byo twumvaga mu mwiherero w'abayobozi, kandi tubaza iyo myaka 8 hagiye habaho iyo mihigo buri mwaka. Ya mihigo ituruka hejuru, yibuka ko mu rugo kwa Clement, kwa Mukama, kwa Kanija hari umwana wagwingiye, iturutse hejuru iza hasi. Cyangwa se imihigo yagombye no kubituruka mu rugo rw'umuturage, muri ya kayi uvuga ngo urugo rufite ikayi, urushyiramo ibyo rushyizemo mu bikorwa. Nk'uko Murenzi yabivugaga ati mu myaka 25 iri imbere buri muturage yakagombye kuba atekereza imyaka 25 iri imbere izamuha iki. Imagine aho uzaburi icyo gihe. Noneho aho uhagaze uyu munsi muri yakayi yawe ukabwira ati shyiramo ibintu 5 ubona wazakora muri uyu mwaka bibangamiye imibereho n'ubuzima bw'umuryango wawe mu rugo iwawe. Niba afite umwana wagwingiye byibuze akavuga ati nubwo njye nakora ibi cyangwa nkafashwa nkaherekezwa muri ibi, byibuze uyu mwaka washira hari icyo tugezeho. Ariko niba ruguru bimeze nk'impuzankano, ari byo yatangaga urugero, uzasanga ahantu bahiga imirwanyasuri, nta mirwanyasuri bahize, cyangwa se bafite inkuba zamaze abantu mu burengerazuba, ariko nazo tuzaziganiraho nta muhigo kubera ko nta kuntu byumvikana uburyo mu gihugu nk'u Rwanda umwaka ushize kimwe mu biza imbere mu kwica abantu ari inkuba. Ibyo bintu reka umwaka ushize ibyo bintu bikaba byaravuzwe guhera za 2010 2011 2012 tukaba tugeze imyaka 10 n'ingahe inkuba zikica abantu. Tumeze nkaho twabifashe nk'ibintu bisanzwe. Birasanzwe kumva mu karere ka Ngoma abantu 15 bakubiswe n'inkuba barapfa, tukagenda nta no kugangahura nk'aho mugani wa Rutanga rw'amaboko. Dutungurwa nuko impanuka yishe umuntu umwe kuruta uko abantu 15 bishwe n'inkuba. Tuzabigaruka aho ngaho gatoya, kuko ntago wambwira ngo igihugu ntigifite abantu batekereza icyakorwa kugira ngo inkuba za Rutsiro za Karongi biti. Nanone abantu bagira umuco wo kuganira ku bibazo byugarije umuryango, aho kugira ngo uzasange haje akantu karaho gusa ubona katari no mu bibazo igihumbi bibangamiye igihugu, ugasanga bagateramyeho icyumweru ukwezi baganiriye hari ikidasanzwe. Ariko wagira ngo ibibazo byari byimutse, ibibazo wagira ngo muri ya minsi 2 byari byimutse, ubu ngubu bigiye gutaha. Nta muntu n'umwe wakomoje ku kintu cyitwa umuryango, keretse umubyeyi umwarimu umwe wenda wa Ngoma wabajije bano bana baterwa inda wenda, ariko na gace kamwe, ariko amakimbirane mu muryango nta numwe wigeze yego gatare. ubundi muri ya nama y'umushyikirano nk'ikiganiro minisitiri w'umuryango yakaba yaratanze n'ubusobanuro byakaba yari birebire kuruta n'ibyo minisitiri w'intebe yavuze by'imibare myinshi cyane. Imibare yavuze ikintu yavuze aho ngaho, asubiza icyo kibazo cy'umubyeyi wa Ngoma w'umwarimu, yaravuze ati twe turabareza ariko turavunika cyane kuko dutanga uburere tugatanga n'uburezi, ariko noneho bikatwangiza cyane kuko umusaruro tubona bano bana b'abakobwa bacu b'abangavu baterwa inda biratubangamira cyane kuko ntako tuba tutagize. Ariko noneho hakaza n'icyuho wenda cy'ubutabera budatangwa cyangwa n'iki, ariko minisitiri asubiza yaravuze ngo abana baterwa inda 21% ngo baba batarageze mu ishuri, baba batiga. 14% baba barize amashuri abanza, 4% baba barize amashuri yisumbuye. Nose ukumva ikibazo n'ubujiji. Ariko ubundi ikibazo kuki ibintu byo mu Rwanda mu bishakira mu mibare cyane. Nibyo nibaza nyine. Ibyo nanjye rwose. Ibyo nibyo bintu nanjye naherekare. Ahubwo nibyo twavuga gushize mu kiganiro imibare wayimanipira. Mu kiganiro giheruka. Ahubwo ari kuvuga ngo ibyo byose by'imibare ko bihari. Ni iki gikurikira? Mu kiganiro cy'ubushize twavuze uburere, igikurikiyeho tuvuga ibijyanye n'igenamigambi rishobora kubwirwa abaturage leta iri gukora iki, irashaka ko tugera hehe. Ibyo bintu bajya kubikora bagahita babizana muri ya mibare.
ugahita usanga n'ubundi kamabwire n'ubundi ntabwo abantu benshi twumva imibare bigahita twanize imibare tutayitsinda hari n'abaririmba ko ari isomo rikomeye rega ribe rikomeye ribe ryoroshye twebwe tubwira ibintu biri tangible bifatika umuturage yumva mu buryo bworoshye. twereke wenda ngo mu karere ka Gicumbi twari dufite abana 100 bagwingiye none hasigaye 2 twakoresheje ubu buryo Rusizi bagifite icyo kibazo namwe mwatera ikirenge mu cyacu mukifashisha ibi bitewe n'imiterere y'iwanyu ihari. Noneho wanarebye narivuze byo kuganira urebye n'ibiganirwaho nko mu nteko y'abaturage niyo twavuga abaturage bahura cyane. Ubu ngubu yabagabura icyumweru ariko ubu ngubu byaranagabanyutse ni 2 mu kwezi, ubwo ni inshuro 2 mu kwezi zivuye kuri enye. Ariko uzarebe n'ibintu baba baganiriyeho aho ngaho baganiraho usanga ari ibintu byashyizweho na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, ariko abaturage ntekereza ko ibintu bagombye kuba baganiraho mu gihugu hose bitagombye kuba ari bimwe. Ibibazo bafite ni bimwe ku buryo mu midugudu 14,837 usanga umunsi umwe baganiriye ku ngingo zisa mu gihugu hose. Iryo ni ihame rya Kiliziya ubundi ntabwo ari ihame ry'igihugu. Kiliziya ni isomo ryasomwe i Roma ryasomwe i Kigali ryasomwe na hehe. None ibyo ngibyo byose turi kureba mu buryo bwo kwishakamo ibisubizo kandi biturutse hafi aho abantu bari. Yego. Abaturage bari mu murenge wa Nyakarenzo. Mu burengerazuba bazi ikibabangamiye bakwiye kuganiraho kurenza icyaturutse kuri ministeri. Yego. Ariko uburyo bwiza bw'ubutegetsi buva hasi buzamuka nago va hejuru bumanuka. Ibyo twavuze mu kiganiro giheruka muri cya gitabo cya Gaddafi. Hanyuma aho ngaho rero icyuho kizamo niba mwicaranye hano Karinije barashobora no kubona n'umwana wo kwa Mukama afite icyo kibazo. Karinije bafite uburyo akumva ko atahanye umukoro kugira icyo akora. Haraho nigize kujya ariko attention ibyo ngibyo nanone niba byaratanze umusaruro ibyo nanone ibyo by'umwana wo kwa runaka no kwa runaka ntabwo bikigezweho mu Rwanda kubera ko mbere umwana ari umuryango nyine umwana yari uwa twese, ariko ubu ngubu nibyo nyine ubona ko bitakigezweho. Ariko nanoneho nta kintu gishya kitafatira ku cyari gisanzwe byaturutse ku kantu kitwa ngo uburenganzira bwa muntu. Ntabwo uvuze ngo utimbagura umwana uko ubonye tubanye banyamwigendaho. Ariko hari umwarimu twigishaga aratubwira ngo kubanya mwigendaho ngo ni inzira nziza yizewe yo gusara. None si imibare y'abasara sinabonye anyways ariko none icyo yashakaga kuvuga aho ngaho wari uvuze ngo twabonye ko ngo umwana atari uw'umuryango kubera uburenganzira bwe. Wumva ko nawe kuba wamufasha bitakiri mu nshingano zawe. Ariko noneho igihe kiba kigeze ngo abantu basubire inyuma banarebe n'ibyemezo bagiye bafata na politiki bagiye bashyiraho. Minisitiri arakubwira ngo tugiye kongera kuvugurura kwigisha ihame ry'uburinganire kuko nyine babonye ko bibeshye. Aho ngaho unavuze wibuka umukuru w'igihugu afungura inama y'igihugu y'umushyikirano 20. yavuze ko hari imishinga yigwa ariko abantu bagatsimbarara mu gushyira mu bikorwa ibintu bidashoboka. None se umuntu witwa Ivan Murenzi ntiyavuze uburyo ibintu by'imihigo bidakwiye kuba informe. Niba rero imihigo itaba nk'impuzankano ni nk'uko biganirwaho mu gihugu bigomba kuba bijyanye. Niba hari agace bafite amabandi bafite ubujura baganire ku cyatera ubujura n'icyatuma bucika. Yego. Niba handi ariko ni nako ibibazo bikemurwa. Ntabwo ibibazo bibangamira urugo rwa Kanije bibangamiye n'urugo rwa Kerema. Ntabwo nibyo ngibyo rero wenda icyasa ni irege yacu itaraganiriyeho mu kiraro riri gutwara umuriro kwikaka. Yego niyo tuvuga niba haraganira ku ngingo eshatu. Uribuka ko ejo bundi rege batayiganiriyeho kandi hari abana bapfuye 3 harya b'umuryango 3 muri 4 bari mu rugo muri uriya muryango ufite abana 6. Noneho 3 muri 4 bari muri uwo muryango umuriro ugenda bagacana ka buji. Iyo buji bikaza kurangiza igafata matera abana bagashya 3 muri bo bagahita bahasiga ubuzima. Ariko ikibazo cy'ibura ry'umuriro n'ingaruka zacyo muri rusange iyi nama y'igihugu y'umushyikirano irarangiye kitagarutsweho. Hari ibintu biba twamaze kwakira nk'ibisanzwe na bamwe mu bayobozi bakabifata nk'ibisanzwe wenda agahangayika mu gihe babimubajije. Nk'ibura ry'umuriro hari ibihugu umuriro ubura n'umunota umwe minisitiri agahita yegura bakamufunga ubifite mu nshingano. Yego. Ariko inyama zangiritse nabonye batanze n'amatangazo ngo haragiye kubura umuriro ugiye kubura iminsi guhere. Bavuze impamvu nta mpamvu bavuze ntabwo bavuga ko ari kwagura imiyoboro cyangwa ari ibintu bya tekinike. Bavuze ko umuriro uzagenda ariko niyo bari kwagura ntabwo ugize basobanura nyirizina. Saa 5 njye narebye muri Nyamirambo uzabura guhera saa 5 kugera saa 8
uzajya ubura n'ubundi hagati ya saa 5 na saa 8 guhera kuri uyu wa mbere kugeza kwa mbere w'icyumweru gikurikira. ubwo ngubwo imirimo yacu twe nka rubanda irahagaze, kandi buretse wumve ari amasaha ntabwo uzayasonera umusoro we nka leta cyangwa we nka rege. Yego oya, ariko abantu bumva bazajya batwaka imisoro n'amasaha tutakoze. gusora ntabwo bizarekera kuba, nta nubwo ibintu byangiritse rwose. Iyo ntabwo ari ingingo wakabaye babwira, kubera yuko bimaze kumenyerwa. Hari ibintu no kuganira gusa ku gutumira umukuru w'u Rwanda muri Jen's Comedy, nibyo ubwo bizajya ari byo kugira ngo twumve n'ubutumwa bwagombye kuba bunatangwa. N'iri tangazo ko riba rituzuye ryagombye kuba risobanura impamvu, rikanisegura, rinavuga ko wenda ibi bitazongera ku bw'inyungu abantu bazabigiramo. Ntabwo ijambo mutwihanganire bihagije. Noneho reba nk'ubu baravuze ngo hagamijwe kwagura no gusana imiyoboro y'amashanyarazi hirya no hino mu turere, hateganyijwe ibura ry'umuriro mu bice bimwe na bimwe by'imirenge iri muri iri tangazo hagati y'itariki 9 kugeza ku ya 17 Gashyantare 2026, iminsi 8 umuriro ugenda ubura mu bice bitandukanye by'igihugu. Nta bindi byose ngo abantu bose ngo barasabwa kwitondera insinga z'amashanyarazi ngo kuko umuriro ushobora kugaruka imbere y'isaha iteganyijwe. Abantu bose barasabwa kumenyekanisha ibyangiritse bikazishyurwa. Zishyurwa nande se ryari? Tekereza nk'umuntu ufite ikusanyirizo ry'amata muri uyu murenge. Ariko icyo nshimira rege, noneho nanjye wenda twe kwitemera hamwe itaka cyane, icyo nyishimira nuko mbere yayo matangazo yo nteye n'abagabo bajyaga ko wicaye mu rugo cyangwa waranguye inyama zawe ziri muri firigo uri gucuruza umuriro ukagenda. Wenda ni intambwe nziza, ariko nanone itaragera aho twifuza. Ejo bundi barahoje ngo umunyarwanda wifuza ngo ni umunyarwanda umeze ute, undi ati ni munyakazi, undi ati ni nanjye ndifuza umuyobozi wirengera ingaruka z'ibyo yakabaye yakoze atakoze. Minisitiri w'uburezi yabivuze neza, aravuga ati ni byiza ko dukora inshingano rimwe na rimwe tubazwa, byaba ngombwa tukanazihanirwa. Yego ni byiza ko rege ikora inshingano ibazwa, ariko hari ibyangiritse ikishyura ibyangiritse. Rega biroroshye ngewe mfite ikusanyirizo ry'amata, umuriro ukagenda, amata akavuriramo, biroroshye kwerekana uburyo amata yapfuye. Ariko ubwo kubera ko wenda baduteguje, washoboraga kurangura amata aha nuko ngo ibyo nabyo bitera crisis. Ubwo se umwana wanjye wari kurya kubera ayo mata yaje, ahubwo natwe twubakiriye bawe twari dukeneye kunywa amata turwanye ya mirire mibi. Tureke wo mukiriya wenda ushaka no kwigura ahandi, ngewe wari kukugemurira amata, iyi nka ndaza kuyikama nyinywere. Hari ingaruka nyine bigira mu gaciro faranga, niyo mpamvu batanabivuga, kubera ko buriya amasaha 2 ni menshi ku munsi. Mu bukungu bifite ikindi bisobanuye cyane cy'igihombo muri rusange, kubera ko hari umuntu urya kubera ko umuriro w'amashanyarazi uhari, noneho hari n'utazamutegereza kandi noneho akaba adafite n'ubwo bushobozi bwo kugira ubundi buryo bwa kabiri bw'amahitamo yakomeza akazi ke, kuko biraza kumusaba andi mafaranga adafite. Noneho nitugaruka no ku mirire, twinjira no ku yindi ngingo muri rusange bijyanye nayo, katugaruka ku igwingira. Tunasoza aho ngaho turaba tunareba ngo ibigenerwa abo bantu bari muri ibyo byiciro bo bibageraho cyangwa bigarukira mu nzira. Kubera ko nunareba amafaranga anyerezwa buri mwaka, wenda unashingiye kuri raporo zigaragazwa mu njyabihe zitandukanye n'umugenzuzi w'imari ya leta, uraza gusanga ko ari amafaranga agenda anyerezwa ni menshi, kandi nanone yakagize uruhare mu gukemura ibyo bibazo igihugu kiba gifite. Bigahura na bya bindi nyine muri Uganda yavugaga ko tugifite muri Afurika muri rusange, ubwo n'u Rwanda rurimo mu bihugu 54 bya Afurika, ko hari abayobozi barya cyane bagacura n'abaturage. Sharire muri Uganda nguheruka kera, reka nawe wakoze muri Foreign Affairs, wahuye n'abantu wabaye muri Amerika, wabaye banye n'Afurika benshi n'Abanyaziya bose, akamenyetso niyo kaba ari kamwe gusa. Dufite iki kibazo tugishakira umuti, naho ubundi karabaye. Ikibazo nge mbona twigeze no kukiganiraho mu kiganiro twagize, ikibazo ni ubuyobozi bubi. Tugira abayobozi bikunda badakunda abo bayobora. Nicyo Olivier yavuze,
mu by'ukuri buriya impamvu banga ko bagaraduwetinga ni ukugira ngo bakomeze babone ayo mafaranga basabiriza atagera kuri ba bandi b'abakene, bayasabirize bayitwarire kuko ntibakunda abo bayobora. Mbona ari cyo kibazo gikomeye, abantu ntabwo bakunda abo bayobora, bajya mu buyobozi bashaka kwikiza, ubundi umuyobozi nyawe arya nyuma, leaders eat last, ariko dufite abayobozi who eat fast kandi ntibasigaze. Nicyo kibazo dufite muri Afurika kinini, barya fast and alone bonyine, bagira uwo basigira. Numva icyo ari cyo kibazo gikomeye kuruta ibindi. Icyo ni ikibazo kirahari, kirumvikana. None se ubu konkuriziyo yacu si iyo, abayobozi bararya bagacura abaturage, barangiza babibazwa bakavuga ngo imyumvire y'abaturage, ariko nabo bakigarukaho ngo natwe uriya natwe nuko adasobanura ngo natwe gutya na gutya, kubera ko dufite n'abayobozi bakira ababirokrate, abantu bicara mu AC abahungiza, bicara umukuru w'igihugu babaza ngo bakora iki, yababazaga ngo inama bahora bakora ubundi bashyira mu bikorwa ryari ibyo biva mu nama. Ngize numva ko ari n'abakora nk'abacancuro, nkaho igihugu batazakira ikibikwereka uzajyane nk'abo mu gikorwa runaka mu gitondo, urebe umwanya uzamara ubategereje ngo bagiye gushaka ordre de mission, ariko ubundi uhaguruka ute utabikoze ibyo bintu? Niba twarateje imbere ikoranabuhanga, ukumva kuri ordre de mission biracyari ibintu by'ibipapuro. Yego, barabibonye, byagombye kuba biri muri systeme, aho ugiye bakaza kubyemeza, akaba afite akarinki muri telefone ye, umuyobozi runaka aho hagiye uzwi araza kubyemeza hariya. Ngewe muri konkuriziyo ikintu ntekereza nuko twareba umuzi utera mbere yo kuvuga ngo uyu mwana twamukiza gute imirire mibi, ahubwo niki kimutera kugira imirire mibi, akaba ari cyo umuntu ikimutera kugira imirire mibi twakibonye se buriya. Twamaze kubona ko ubuhinzi bwacu bufite ibibazo, umusaruro ufite ibibazo. Twamaze kubona ko Minisitiri w'ubuhinzi siwe babaje inshuro zinga ngo habaye iki. Twamaze kubona kwihuza inshingano kw'ababyeyi no kutagira ubumenyi cyangwa imyumvire mibi. Yego, iyo myumvire mibi igomba guhinduka, ariko izahindurwa nande? Izahinduka bigizemo uruhare n'umuyobozi n'umuturage bombi. Yego, nkuko umukuru w'igihugu n'ubundi yabibwiye umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare, amubwira yuko niba wumva ko intoki zose bazitunga umuturage ko afite byose ariko akaba afite imyumvire mibi, dufite rega n'abayobozi bishyizemo ko abaturage tutumva, ahubwo abayobozi bashobora kuba baba mu ikinyuranyo. Bashobora kuba baba ikinyuranyo kubera yuko nabo kubera ko bavuze kuri izo ngingo nabo bishyiramo. Krema, mureke dusoreze hamuka. Urakoze cyane rero, reka dushimira abari bakurikiye Primo Media Rwanda. Karinijabo tugushimire cyane. Mwakoze cyane namwe. Ntwari Mukama nawe tugushimire cyane. Mwakoze cyane namwe. Nanjye ni Krema turabashimiye cyane. Inkuru nziza bantu mutuye Gahanga, Inyamata, Ingoma, mu Mayaga n'ahandi hegereye ibyo bice mwajyaga mugorwa no gukoresha imodoka zanyu cyangwa kuzizana i Kigali bitewe nuko hari amagaraje menshi kandi agezweho. Nimuzongere kugorwa no gukora ingendo ndende kuko Autokorea Maintenance Limited yabegereje ishami ryayo rishya Inyamata mu karere ka Bugesera. Niba ufite yakoze accident ngombwa kujya gushaka amagaraje akorana n'ama-assurance i Kigali, kuko ishami ryacu rikorana n'ama-assurance yose, kandi iyo rimaze kugukorera imodoka niryo rikurikirana ibindi byose bijyanye na assurance ukorana nayo. Kubatunze imodoka zigezweho nk'ama hybrid, Kia, Hyundai n'izindi, babegereje amavuta na produit de maintenance y'izo modoka. Izi nzobere mu gusuzuma no gukora imodoka zigezweho zinakugira inama zagufasha kubungabunga neza imodoka yawe, yaba ari nshya cyangwa uyimaranye igihe, bityo bikagufasha kuyirambana. Ni mutugane hano Nyamata haruguru y'akarere, uzamutse ku muhanda uteganye neza n'umurenge wa Nyamata iruhande rwa Rapiera na Palasta Hotel, cyangwa muduhamagare kuri 07 86 20 60 54.